Haleluya. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi ukuboko kwiza kw'Imana ni ukuri kubashyire hejuru. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Yesu niwe jambo ry'Imana. Yesu niwe jambo ry'Imana, kandi ibintu byose byaremwe ngo niwe wabiremye. Rero tugiye kuganira kuri insanganyamatsiko ivuga ko Yesu Kristo ariwe jambo ry'Imana. Rero nk'iyo dusomye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Yesu nashimwe. Rero mbere na mbere hariho ijambo, kandi ijambo ryari kumwe n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Rero ubundi bavuze ijambo mu kigereki bivuga logos, bisobanura ubutumwa, igitekerezo, ubumenyi bw'Imana bugaragara. Ni ukuvuga ko ijambo ari uburyo Imana yigaragaza ikamenyekana. Haleluya. Rero mbabwire ko ijambo ry'Imana ni uburyo Imana yigaragazamo kugira ngo abantu bayimenye. Rero ndagira ngo mbabwire ko Yesu ari we jambo ry'Imana. Uribuka iyo bavuga mu itangira bavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngirangije iravuga ngo ntihabeho habaho. Rero iyo bavuze ngo Imana iravuga ngo habeho habaho, nivuze kandi tuzi ko Yesu ari we jambo ry'Imana. Bivuze ko rero kandi ijambo ravuze ngo Yesu niwe waremye byose, kandi ngo ni nawe byaremewe. Rero niyumvire ko Yesu ari we jambo ry'Imana. Rero ndagira mubwire ko Yesu niwe guhishurwa kw'Imana, revelation of God. Kubera ko tubonye ko ijambo ariko guhishurwa kw'Imana ni Imana yigaragaza mu bantu kugira ngo bayimenye. Hano muri Yohana 1:14 avuga ngo jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Rero ndagira mbabwire ko Yesu niwe guhishurwa kw'Imana. Bivuga ngo Yesu aza, Imana yashakaga guha urugero abantu uko gukiranukira mu isi y'ibyaha bishoboka. Niyo mpamvu Yesu yaje. Rero Yesu niwe guhishurwa kw'Imana, kandi twabonye ko mu ijambo ry'Imana ni uburyo Imana yigaragaza ku bayizera. Ni ukuvuga ngo rero Yesu niwe guhishurwa kw'Imana, niwe wahishuye Imana iyo ariyo. Niyo mpamvu hano muri Yohana 1:14 avuga ngo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se. Ni ukuvuga ngo iyo usomye ijambo ry'Imana nta kindi ukuramo uretse gukuramo ishusho y'Imana itagaragara. Ikindi, Yesu ni ubutumwa bw'Imana bwuzuye, full message of God. Yesu niwe butumwa bw'Imana bwuzuye. Mu gihe cy'isezerano rya kera Imana yavuganaga n'abantu ikoresheje abahanuzi, ariko muri iki gihe yatwiyerekeye muri Yesu. Iyo usomye mu Baheburayo, hano mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri, nuhita ubona ko Yesu ari we shusho y'Imana, kandi Yesu yaje kutwiyereka. Hano baravuga ngo kera Imana yavuganaga na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri ino minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Rero ndagira ngo mbabwire ko Yesu niwe butumwa bw'Imana bwuzuye. Mbere ngo Imana yavuganaga n'abantu mu kanwa k'abahanuzi, ariko muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe noneho mu kanwa k'umwana wayo, direct vis-a-vis. Rero ndagira ngo mubwire ko Yesu niwe butumwa bw'Imana bwuzuye. Rero ikindi, Yesu ni ijambo ritanga ubugingo. Haleluya. Yesu ni ijambo ritanga ubugingo,
Niyo mpamvu iyo yigishaga bazaga kuvuga ngo rero mwigisha, iyo wigisha kumva utandukanye n'abafarisayo. Abafarisayo ibintu bivuga bari amagambo ngo n'ubikurikije akaba mubi, ariko Yesu niwe jambo ritanga ubugingo. Nk'iyo usomye hano muri Yohana 6:3 haravuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Aravuga ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Rero ndagira ngo ubwire ko Yesu niwe jambo ritanga ubugingo. Yesu niwe kuri kw'Imana. Yesu nashimwe. Yesu niwe kuri. Kandi ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Muri Yohana 14:6 yaravuze ngo Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Kandi ugomba kumenya ko ijambo ry'Imana, intego y'ijambo ry'Imana, hari umuririmbyi yavuze ngo ikintu Imana yampitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Rero target y'ijambo ry'Imana ni ukugira ngo abantu bazagere mu ijuru. Rero Yesu niho yavuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Rwanga iyaba mwaramenye muba mwaramenye na Data. Rero ndagira mubwire ko iyo uzi Yesu ubuze Imana, kandi nta kundi wamenya Yesu uretse kumenya ijambo ry'Imana. Yesu rero niwe butumwa bw'agakiza. Marayika abonekera Mariya aramubwiye ngo uzamwite Yesu, ngo kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha. Yesu nashimwe. Rero Yesu ni ijambo rifite ububasha, living active word. Yesu ni ijambo rifite ububasha. Ijambo ry'Imana si amagambo ari aho ngaho, ntabwo ari stories expired, ntabwo ari iki. Ni ijambo rifite imbaraga. Ni ijambo rifite imbaraga. Niyo mpamvu wumva hari n'igihe ngo abantu bigeze kwihanisha bakajya birukana abadayimoni ngo mu izina rya Yesu, uwo Pawulo avuga, kandi ngo bakanagera, uretse ngo rimwe ko bigeze kubananira. Ariko Yesu ni ijambo rifite imbaraga. Yesu ubwe yagiye akiza abarwayi akoresheje ijambo rye. Yesu yagiye azura abapfuye akoresheje ijambo rye. Yesu yagiye aturisha inkubi z'imiyaga. Yesu yagiye atubura imitsima. Yesu yagiye akora ibitangaza bikomeye, azura abapfuye, akiza impumyi, ibiragera bihumura. Yesu yakoze ibintu bikomeye. Kandi umva noneho ikintu gikomeye, yaravuze ngo unyizera ngo azakora ibintu biruta ibi. Impamvu yabivuze ni uko yamaze imyaka 3. None nawe reba imyaka umaze, iyaba waramwizeye uba umaze gukora ibintu by'ibitangaza kumurusha. Rero Yesu ni ijambo ry'Imana rifite ububasha. Ikindi, Yesu yari ahari imbere ya byose, ni eternal. Yesu ni ijambo ryahozeho mbere. Niyo mpamvu hano bavuga ngo kandi ijambo yahoranye n'Imana. Rero ndagira mubwire ko Yesu niwe jambo ry'iki? Ry'Imana. Ngivyo ibintu byose byaremye nawe. Kandi wibuke ko ibintu Imana yavuga ngo habeho hakabaho. Iyo bivuze rero ngo habe, ni Yesu. Aho ngaho Yesu ababonetse. Mu magambo magufi rero Yesu yitwa ijambo ry'Imana kuko ari Imana yigaragaje mu mubiri. Haleluya. Yesu ni ubutumwa bwuzuye bw'Imana ku bantu. Yesu ni ukuri, ni inzira, ni ubugingo. Yesu ahoraho kandi afite ububasha bwo kurema no guhindura. Rero ndagira ngo nkubwire ko Imana ari iyacu kandi Imana niyo kwizerwa. Ndagira ngo ureke kwizera Yesu, bye kureka kuba kumwizera ngo nk'umuntu ngo wo muri Israheli, ngo umuntu ngo w'Umuyahudi. Oya, ahubwo Yesu we yarifashe kugira ngo Imana uyimenye. Yarifashe irangije ngo amagambo yayo, ijambo riravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Rero ibintu byose byahumetswe n'Imana, ni Imana yivugaga ubwayo. Rero Yesu niwe jambo ry'iki? Ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho, ngo kandi n'ubuntu bugeretse ku bundi. Rero Yesu nta kindi cyari kimwuzuye, ni ijambo rye, kandi ijambo rye niryo kamere ye. Yesu nashimwe. Rero nagira ngo mubwire ko Yesu ari we jambo ry'iki? Ry'Imana. Ni ukuvuga ngo uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe babaga bavuga Yesu Kristo uzagera gute? Uzaza. Yumva bavuga ngo Aburahamu yagiye gutamba,
ngabona umwana w'intama hirya, byavugaga ko Yesu azaza agapfa mu cyimbo cyacu. Hari hagiye gupfa Isaka, ariko Yesu aba ari gupfa mu cyimbo cye. Aburahamu aravuga ngo ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa. Rero ndagira ngo mbabwire ko uhereye mu itangiriro bavuga Yesu. Niyo mpamvu no kwa Mose baravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, ngo abantu barumwe n'inzoka bakayireba bagakira bakaba bazima, ngo niko n'umwana w'umuntu yamanitswe ku giti kugira ngo abantu bamurebyeho. Haleluya. Ijambo ryaravuze ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Yesu rero yaramanitswe ku musaraba. Nababwire ko ibintu byose byanditswe muri ino Bibiliya byavugaga kuri Yesu. Rero Yesu niwe jambo ry'iki? Ry'Imana. Nk'uko bakubitaga igitare kikavamo amazi, niko Yesu nawe yatubereye amazi y'ubugingo. Haleluya. Yesu nashimwe. Nk'uko Nowa yaremye inkuge abantu bakayihungiramo bagakira umwuzure, niko Yesu nawe yatubereye agakiza. Aratubwira ngo muze muri njyewe mukire mwe kurimbuka. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ko nta nkuru iri muri Bibiliya itavuga Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu nkubwira ngo Yesu ajya gutuma intumwa yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, ngo abazemera muzababatize mubabwire kwitondera ibintu nababwiye. Aravuga ngo dore njyewe ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Ndetse na Yohana mu byahishuwe yerekwa, nta kindi yeretswe uretse Yesu, kandi yeretswe ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko iri jambo ry'Imana ubona muri Bibiliya ari amanyuguti, ririya ni Yesu. Niyo mpamvu iyo urisomye ukaryizera ukarisengeramo, ibitangaza birakoreka. Haleluya. Rero narindi kukubwira ko Yesu ari we jambo ry'iki? Ry'Imana. Imana yafashe ijambo ryayo iryambika umubiri, kuko ijambo ry'Imana ntago ari amagambo, ahubwo ni ubuzima. Haleluya. Niyo mpamvu Imana avuga ngo habeho hakabaho. Rero iryo jambo rifite ubuzima. Yesu ashimwe. Rero iryo jambo ni ry'Imana yambitse umubiri, riraza ribana natwe. Niyo mpamvu Dawidi yavuze hano muri Yohana aravuga ngo uwo jambo ngo yari umucyo w'abantu, kandi Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni umucyo umurikira ubugingo bwanjye. Rero Yesu niwe mucyo wanjye. Muri Bibiliya yaravuze ngo Yesu niwe mucyo wanjye amurikira inzira. Avuga ngo nemera intege nke zanjye, ngo nemera ko andengera. Hanyuma ikintu nakubaza, iri jambo ry'Imana rirakuyobora. Yesu ngo yahindukira abayuda bamwemeye, aravuga ngo nimumenya ijambo ryanjye ngo muzaba abigishwa banjye nyakuri, ngo kandi nimurimenya rizababatura. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nkubaze, iri jambo ry'Imana ryarakubatuye? Iri jambo ry'Imana ryahindutse ubuzima? Reka dusengane. Ikintu kikwereka ko ijambo ry'Imana ryahindutse ubuzima, ngo nuko Yesu akiri mu isi yageragejwe muri byose ariko ntiyakora icyaha. Rero ikintu kikwereka ko ijambo ry'Imana rikorera muri wowe ni uko ubaho ubuzima budakora icyaha kandi uri aho ibyaha bikorerwa. Reka dusengane. Wowe utarakira ijambo ry'Imana ngo rikuyobore, iyo ijambo ry'Imana rikurimo, mbere y'imiryango yawe, mbere y'amashuri wize, mbere y'ama experience ufite, ijambo ry'Imana niryo riza mbere y'icyemezo cyose ufata. Nubwo business ari iyawe, ariko ijambo ry'Imana rikuyoboramo. Nubwo umugore ari we wamwikundiye, ukikundira umugabo ukibyarira abana, ariko ijambo ry'Imana rigutegeka, rikwigisha uko ugomba kubarera no kubayobora neza mu izina rya Yesu. Rero turiho kubw'ijambo, kandi ijambo naryo ririho ku bwacu. Ndagira ngo nkubwire ko kubaho udafite ijambo, kuba umukristo utayoborwa n'ijambo ry'Imana, umeze nk'imodoka itagira moteri. Uri umukristo utayoborwa n'ijambo, ntacyo uri cyo pe. Ariko reka dusenga n'Imana itangire uyoborwe n'ijambo, naryo ibyemezo byawe bishingire ku ijambo. Mana, ndagushimye ko waduhaye Yesu
kandi Yesu ngo niwe shusho y'Imana itagaragara, kandi iyi shusho y'Imana itagaragara tuyibonera mu byanditswe byera. Mana we, ndagushimiye ko Yesu ari we mwuzuro w'ijambo. Ndagushimiye, ndakwinginze rero kugira ngo uyu mwene data wiyoboraga, akayoborwa n'amarangamutima, akayoborwa na prinsipe z'imiryango, uhereye none afate umwanzuro ayoborwe n'ijambo, kuko abantu bariyoboje ntibayoba. Abantu bayoboje siyanse barayobye, abantu bayoboje abandi bantu barabayobeje, ariko ijambo ry'Imana ni ukuri kandi imvugo yawe Kristo ni ihame. Urakoze, ngaho ijambo ryawe nirishinga imizi mu mitima yacu mu izina rya Yesu.